Ni impanuka ikomeye cyane, ni impanuka ikomerekeyemo abantu babiri. Iyi mpanuka nta muntu n'umwe uyiburiyemo ubuzima, ariko abari bayirimo bakomeretse. Iyi mpanuka ibereye nk'ahazwi i Nyamirambo umanuka ujya Rwamara, niho iyi mpanuka ibereye. Imodoka ya RDF n'imodoka ya polisi bije kugongana, haba impanuka idasanzwe, haba impanuka ikomeye cyane. Ni ubwa mbere bino bintu bibayeho mu mateka y'u Rwanda, kubona imodoka ya polisi igongana n'imodoka ya RDF. Imbangukiragutabara ihamagarwa byihutirwa kugira ngo itabare abakomerekeye mw'ino mpanuka kugira ngo bataza kuhaburira ubuzima. Imbangukiragutabara yaje yirukanka ihita itangira kuvura abakomerekeye mw'ino mpanuka, ari umupolisi ndetse n'umusirikare nibo bari batwaye izi modoka. Nibwo imbangukiragutabara yaje yirukanka kugira ngo bano ibatabare bataza kuhaburira ubuzima bitewe n'ukuntu bakomeretse, amaraso ari kuva ari menshi. Ni mu gihe imbangukiragutabara yageze igatangira kuvura indembe, traffic polisi yahise ihamagarwa byihutirwa cyane kugira ngo ize ipime impanuka. Traffic polisi mu gupima impanuka yasanze bano bombi bose bari mu ikosa, bagonganiye ahantu hatemewe n'amategeko. Bivuze ngo batwaye ibinyabiziga mu buryo bunyuranyije n'amategeko, birangira bakoze impanuka. Traffic polisi ishinzwe impanuka zo mu muhanda ntago yigize yita ngo ni abapolisi banakomeye cyane cyangwa ngo ni umusirikare ukomeye cyane. Bahise babapima kugira ngo barebe ko batanyoye ibisindisha, bikaba aribyo byatumye bagongana. Traffic polisi mu kubapima isanga ntago banyoye ibisindisha. Ako kanya bahise bajyanwa ku bitaro bya Nyamirambo kugira ngo bitabweho n'abaganga. Ibitaro biherereye Nyamirambo kurya nyuma na transfert byigize bisaba, bahise bajyanwa ku bitaro byihutirwa kugira ngo bavurwe byihutirwa. Niho bahise bagezwa. Magingo ngaya bari guhumeka umwuka w'abantu bazima, bari mu bitaro, bari kwitabwaho n'abaganga b'inzobere. Abaturage babonye iyi mpanuka umva uko batanze amakuru, bavuga yuko iyi modoka ya polisi yari irimo impanuka iri ku muvuduko wa 85, imodoka ya RDF iri kuzamuka ku muvuduko wa 75. Dore ko izi modoka ziba zifite imbaraga nyinshi cyane, ziba zifitemo speed gavana, bivuze ngo izi modoka ziba ziruka ku rwego rwo hejuru. Abaturage bavuga yuko rero iyi mpanuka yabaye ku burangare bwabo bombi, ikindi bari barengeje umuvuduko, niyo mpamvu bagonganye imodoka zigashwanyagurika n'abarimo imbere bikarangira bibagizeho ingaruka. Habuze gato ngo zino modoka zirenge impanga, ariko ibyuma polisi barashyize ku muhanda byatangiriye zino modoka kugira ngo zitagwa mu mpanga. Abaturage bavuga yuko aba bose bari mu ikosa, bityo babahane bihanukiriye kubera yuko ibyo bakoze ibinyuranyije n'amategeko. Bivuze ngo barahanishwa ko televasiyo ingana n'ibihumbi 25. Ni imodoka za leta, bivuze ngo ntago bari buze guhanwa, biraza guhuriramo ahubwo abazitwara baraza kwicazwa hasi bababaze impamvu batwaraga ibinyabiziga birukanka, ahubwo nibo bari buze kubibazwa. Nuko uko byagenze nuko iyi mpanuka yagenze, nta muntu ugize uyiburiramo ubuzima, anabakomeretse ntago bigize bahaburira ingingo zabo. Bivuze ngo bakomeretse bisanzwe, bavuye amaraso bisanzwe, nta muntu wigize ukomereka. N'ubwa mbere mu mateka bibaye kubona imodoka ya polisi n'imodoka ya RDF bigongana. Wagira ngo bano bari batwaye zino modoka bombi bari bafitanye amakimbirane bitewe n'ukuntu bagonganye, bose bakagonganira ahantu hatemewe. Bivuze ngo umwe yagongeye undi mugenzi we aho bitemeye, nyine bagonganira ahantu bitemeye. No kuvuga ngo mwese muhuriye ku murongo utukura wo hagati, bashushanye bagasanga amapine yanyu yose ari ku murongo wo hagati, aho ngaho bivuga yuko mwese muri mu makosa, bityo uwo murongo mwakandagiye gute kandi mutemewe kuwukandagira. Bivuze ngo rero niyo mpamvu traffic polisi yavuze ati bose bari mu makosa kubera ko bagonganiye aho bitemewe. Bivuze ngo bose basangiye icyaha, wagira ngo hari amakimbirane bari bafitanye bitewe n'ukuntu bagonganye. Iyi ni impanuka y'abaturage bakavuga ati se n'imodoka za leta nazo zisanzwe zikora impanuka? Nta modoka idakora impanuka, imodoka zose zikora impanuka kuko zose ziba zigenda mu muhanda. Ntago ari igikuba gicitse kubona imodoka za leta zikoze impanuka. Nibwo bwa mbere mubonye se ambulance zirenga umuhanda zigakora impanuka, itwaye umurwayi kwa muganga bikarangira wa murwayi yapfuye n'abari muri ambulance bapfuye? Imodoka yose yakora impanuka mu gihe uyitwaye nabi. Iyo myumvire yanyu ngo na modoka ya leta ngo ikora impanuka, wapi. Traffic polisi isaba abashoferi bose batwara ibinyabiziga ndetse n'aba leta barimo kujya batwara ibinyabiziga neza mu muhanda, bagatwara ikinyabiziga batabonye bisindisha, bityo nibazajya bafatwa bazajya bahanwa bikomeye cyane. Bityo traffic polisi yongeye gutangiza gahunda yagirayo amahoro, ubwiganiriza abamotari
ndetse n'abashoferi kabakangura kongera gukoresha umuhanda birinda impanuka zikunze kubera mu muhanda ziterwa no kudepasa bikabije, gutwara ikinyabiziga wanyoye bisindisha. Bityo rero traffic polisi yatangiye kuganiriza abamotari ndetse n'abashoferi. Nitwaga Kidasamura rw'inkoro tubakora rugakonkoma, nimbere bwo bwa mbere ugeze kubona umuyoboro wa Kidasamura TV Rwanda, ibuka gukora subscribe ufungura inzogera kugira ngo uzajye umenya byinshi dukora umunsi ku munsi.